Ndabashuhuje ndabifuriza kumererwa neza aho muri hose, muri kubona ko noneho tugiye guteka isosi warisha ubugari, warisha akawunga, warisha pire y'ibirayi cyangwa n'umunyigi. Muri kubona ukuntu ari isosi nziza cyane, isa neza cyane, ariko nanone ifite umwihariko mu kuyiteka. Rero tugiye gutangira guteka. Mu gutangira turashyira amavuta ku ipanu, amavuta yacu namara gushya turahita dushyiramo udutungurusumu dukeya. Ngiye kubanzamo udutungurusumu duke, nkunda kubabwira ko nkunda kubanza udutungurusumu mu biryo mu mavuta kubera ukuntu duhumuza ibiryo cyane. Hanyuma noneho udutungurusumu ntabwo ndindira ko dushya cyane, ahubwo ndahita nshyiramo ibitunguru. Ibitunguru nabyo nimara kubishyiramo nabyo ndabivanga akanya gatoya, ntabwo nabyo ndi burindire ko bishya, ahubwo noneho mfite n'ibindi bintu nateguye ku ruhande. Hari karoti, ngiye guhita mfata karoti mpite nzisukamo ahangaha nazo, hanyuma noneho ngomeze mvange. Ahangaha kandi turateka ku muriro utari mwinshi cyane, umuriro uringaniye. Noneho kandi ndahita nongeramo n'umunyu. Nimara kongeramo umunyu ndawuvanga, hanyuma noneho mpfundikire akanya gatoya ndeke zino mboga zanjye zise n'izijya gushya. Hano turateka kuri wa muriro utari mwinshi cyane. Tugiye gupfundikira nibuze nk'umunota umwe n'igice, biraterwa n'ikintu uri gutekaho. Upfundikira umwanya mutoya, hanyuma noneho uze kongera gupfundura urebe ko imboga zawe bino bitunguru na karoti byahiye. Tugaruke dupfundure turebe uko ibiryo byacu bimeze. Ibiryo byacu hano ubwo ndi kuvuga zino karoti n'ibitunguru birasa n'ibyahiye. Hanyuma rero tugiye kongeramo izindi mboga, ni poivro z'amabara umutuku ndetse n'umuhondo. Hanyuma tuno tw'icyatsi ni udusenda dukeya, utashaka kubitekana n'urusenda, hano urusenda ntabwo wakwirirwa urushyiramo mbere. Hanyuma tuvange zino poivro ntabwo zijya zitinda gushya, zishya vuba cyane. Turapfundikira akanya gato kuri wa muriro mukeya, hanyuma noneho turaza kugaruka twongere dupfundure. Uko biri kose imboga zacu hano ziba nazo zahiye, ubwo za zindi dushyizemo nyuma, poivro dushyizemo nyuma. Hanyuma izi ni isambaza zari zikawushije. Hanyuma kandi nanone mbere yo kuzishyiramo aha nabanje ndazinika mu mazi, ndazivangamo gutya nanone nazo, hanyuma nazo nzireke zifate zishyuhemo cyangwa se nazo zizemo ubushyuhe, niko nabita. Kubera ko ziba zikawushije, ushobora kuzirya ari mbisi, ntabwo hano wavuga ngo urarindira ko zishya kuko n'ubundi ziba zihiye. Ufite inyanya cyangwa ushaka gukoreshamo inyanya wazishyiramo nanone, cyangwa se udashaka kuzikoreshamo cyangwa utazifite wakoresha sauce tomate nk'uko nguko ndi kubigenza. Kizemo nibuze nk'ikiyiko kimwe cya sauce tomate. Hanyuma rero nayo turaje tuyivange n'izi mboga zacu hamwe n'izisambaza. Bya birungo ntajya mbura mu gikoni, turmeric na black pepper, ibi mbishyizemo. Nafashe ifu ya black pepper hamwe n'iya turmeric ndabivanga, kubera ko nkunda kubibabwira ko ari byiza kubitekana. Black pepper ugomba kuyitekana na turmeric. Narabivanze rero kugira ngo bitazajya bingora. Kizemo akayiko kamwe, mvange gutya. Hanyuma zino sambaza njyewe ntabwo nkunda bino bintu byo mo imbere. Muri kubona hari utuntu twagiye tuvamo tumeze nk'udufitemo amahwa, utungutu ngiye ntukuramo, ntabwo ntukunda. Nanone ikindi nabonye cyiza, ushobora nko kuzinika nk'igihe kirekire noneho ukaza kudukuramo mbere yuko uzishyiramo ahangaha mu biryo. Nabonye ari byo byiza, nuko uyu munsi nabyibagiwe. Uzinika igihe kinini warangiza ukaza kudukuramo mbere yuko ushyira isambaza mu bindi biryo. Uku nguku bisa n'ibigora, nabyibagiwe.
byose mbikuramo nkabimaramo. Hano mfite ibishyimbo ntabwo ari byinshi, ni nk'akaboro kamwe gatoya. Bishyizemo ahangaha ibishyimbo, mbere byari bikonje ariko ntabwo njya mbishyiramo bigikonje, ndabanza nkabishyushya mbere yo kubisukamo ahangaha. Bishya neza, bishyamo neza mo imbere n'undi biba byahiyemo kubera ko uba wabanje kubishyushya. Hanyuma noneho kandi ntabwo bigutwara umwanya munini ngo urindiriye ko ibishyimbo bishyuha cyangwa bigira gute. Hanyuma noneho ahangaha rero nanone uba ufite amazi cyangwa se ufite broth, sinzi wenda icyo ukunda gukoresha. Hano ariko ngiye gukoresha amazi yabize, nkagenda nsukamo gake gake, ngenda mvanga, ntabwo mpita nyasukiramo icyarimwe, ngenda nsukamo make make, nkagenda mvanga. Nabona ahise akama nkongeramo utundi dukeya gutyo kugeza igihe ndi bubonemo agasosi nshaka. Ndongeramo utundi tuzi dukeya gutya, ndaza nibuze nko gushyiramo nk'igikombe kimwe gitoya. Noneho kandi ahangaha uza kongera kumva umunyu washyizemo ko wakoze, wasanga umunyu washyizemo utakoze ukaba wakongeramo akandi kunyu gakeya. Ikindi nanone ushobora gukoresha ibindi birungo waba ukunda gukoresha mu gikoni bitandukanye na biriya birungo nashyizemo, turmeric na black pepper. Ibiryo byacu hano biba bisa n'ibyahiye, n'ubundi amazi mba nakoresheje aba yabize, ibishyimbo mba nabanje kubishyushya. Urumva ko ibiryo byacu ni nkaho biba byahiye. Hanyuma igisigaye ni ukuzimya umuriro, noneho tugahita tubyimurira muri blender. Ukuntu nanone ubisya muri blender nanone bisaba kwitonda kugira ngo utaza kubihindura agasosi cyane karekuye, agasupu, reka mvuga agasupu. Hano ubisya nibuze nk'amasegonda 15 kandi kuri speed itari nyinshi cyane, kugira ngo utaza kubisya cyane. Urabisya ku buryo uba wumva ko, ku buryo uza kubona ko bimeze nk'ibiheri bidafite bitarekuye cyane nka potage. Ntabwo bisya nka potage, ugomba kubisya ukaza kubona ko bimeze isombe, kwa kundi isombe iba imeze. Muri kubona rero ukuntu isosi yacu iri gusa, sinzi niba ikiri isosi, ubu yabaye isupu niko nabyita. Hanyuma rero nguko ukuntu nateguye ya sosi, ya supu. Ushobora kurisha ubugari, ushobora kurisha pire, ushobora kurisha kawunga, ushobora kurisha umunyigi. Ni ibintu bitagoye cyane, ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biryoha cyane. Isosi hano ibihumura neza. Ibi ntabwo ari ubugari, ni pire y'ibirayi, ubwo ni umunyigi w'ibirayi. Mwakoze kubana nanjye, ndizera ko mwakurikiye video kuva itangira kugeza irangiye. Tuzasubira ubutaha. Bye bye, naho ubutaha.